ibyaha byanjye Yesu yarabyikoreye watigeze gukora icyaha na kimwe. Turabasuhuje abakunzi b'ibiganiro byacu, mwe mukunda ivugabutumwa dukora ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane kuri channel yacu ari nayo yanyu yitwa Ijuruntirikorerwa TV, ariko mwana dushaka no kuri TikTok, no kuri Instagram, no kuri Facebook, naho ni imbuga zacu nuko zigiye zitwa. Turabashimira rero ko mudukurikira, kubera ko kumenya ko mudukurikira bituma natwe dukomeza gutambutsa ibiganiro. Utarakanda subscribe kuri channel wabikora kugira ngo ibiganiro by'ubutaha byose ujye ubibonera igihe. Sangiza nanone amakuru abandi kugira ngo baronkere aho nawe waronkeye, cyane kare nawo umurimo twese duhamagarirwa nyuma yo kwizera ubutumwa bwiza no kubugeza ku bandi. Uyu munsi rero twishimiye kuganira namwe. Ngewe uvuga ni Emile&Lonard, abenshi badukurikira baranzi ariko ushobora kuba uri mushya, ariko nk'uko mubibona iburyo bwanjye ndi kumwe n'undi muvandimwe, ngira ngo nawe abibwire nabasuhuze hanyuma twinjire mu kiganiro ariko twamaze kumenyana. Ni karibu cyane. Murakoze cyane. Ndabasuhuje mbere na mbere. Amazina ni Ronald Asimwe. Abandi umugabo wubatse. Abandi umukristo. Shimiye Imana kuba nakiriye kuri iki kiganiro. Kandi nuba nishimiye cyane cyane ko tugiye no kuganira ku butumwa bwiza bw'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Leonard, mu by'ukuri nubwo tuba tukoze introduction tuvuga ko tugiye kuganira n'abadukurikiye ubutumwa bwiza, hanze aha ibyitwa ubutumwa bwiza ni byinshi. Mbese yewe no ku mbuga nkoranyambaga navuga ngo hariho byinshi, ibyigisho byinshi kandi byitirirwa ubutumwa bwiza. Sinzi niba waha abadukurikiye itandukaniro riri hagati y'ubutumwa bwiza nyakuri bwavuye ku Mana, bwatumwe ku bantu, kuko ubutumwa hari uwabutumye, hari n'ubutumwa yatumye, hari nabo yatumye, ariko hari nabo yabatumyeho. Nukuvuga ngo harabo yatumyeho, yego, hari n'uwo yatumye, yego, hari n'ubutumwa yahaye uyatumye, yego. Banza tugendeye mu izo ngingo, abadukurikiye bashobora kubona itandukaniro riri hagati swate y'ibyo bumvishe kuva kera ariko n'ukuri k'ubutumwa bwiza. Yego. Wenda icyambere navuga nuko ubutumwa bwiza, kuko uko Bibiliya ibivuga yuko ari inkuru y'ukuntu hariho gukiranuka guhishurirwa, yego, kwahishuriwe, yego, yego, kwahishuwe na Kristo, ari we wagusoje, wasoje ubwo butumwa. Imana ibara ku bantu bakaba batakibiheshejwe n'amategeko n'imirimo, ahubwo buheshwa no gukiranuka, guheshwa no kwizera. Amen. No kwizera Kristo. Ayo magambo ugerageje kuvuga tukayasoma tutayakotinze uko atari wenda Roma mu gice cya mbere umurongo wa 16 n'uwa 17.
reka nyasome. Ego. Paulo abyandika hano yaravuze ngo erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni. Kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki. Kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa. Guheshwa no kwizera kugakomezwa nako. Nk'uko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Yego. So ubutumwa bwiza ni inkuru nziza yazanwe na Yesu Kristo. Yego. Nta butumwa bwiza buhari hatarimo Yesu. Yego. Yego. Nta cyakozwe hanze ya Yesu cyakwitwa ubutumwa bwiza. Yego. Ahubwo uko dukizwa dukijijwe muri we. Iyo niyo nkuru nziza. Ubundi bwitwa n'ubutumwa bwiza kuko atarahishurwa. Abantu ntibari babuze. Yego. Nubwo abahanuzi bari baragiye babivugaho mu minsi ya kera. Yego. Ariko niwe gusozwa ku butumwa bwiza. Amen. So ubutumwa bwiza rero nta gakiza Yesu yazaniye abantu. Nta gakiza Yesu yazaniye abantu kuko nta handi agakiza kabonekera. Nk'uko biri bitubwira mu byakozwe n'intumwa 12. Nta handi agakiza kabonekera, nta handi kubabarirwa ibyaha kubonekera, nta handi umuntu ashobora gutsindishirizwa kuko nta yindi ntsinzi ihari usibye ibonekera muri Kristo. So navuga yuko ahatari Kristo nta butumwa bwiza. Amen. Ahatari gusobanukirwa neza ibyadukoreye nta butumwa bwiza. Amen. Kuko ushobora kuvuga ati wenda Kristo turamwumva ariko se turamusobanukiwe. Okay. Rero ahatari kumusobanukirwa ntago twavuga nk'ubutumwa bwiza twarabwakiriye. Yego. Kuko hari nkuko hari benshi nanjye ndimo twaje tuvuga yuko twakiriye Kristo ariko mu by'ukuri kwakira Kristo no kumenya ubutumwa bwiza bwa Kristo abantu barabyitiranya. Kandi buriya nta nubwo wamwakira utaramenya ubutumwa bwiza kuko ni nabwo wakira. Wakira ubwo butumwa. Wakira ubwo butumwa. Rero ugasanga akenshi nibyo twagiye tuvuga uvuga uti ntago twakira izina. Ntago twakira izina. Ahubwo uti ndamwemera ariko utazi ubutumwa bwiza. Kuko ni nacyo cyagiye gikunda kutubaho abantu benshi. Asanga uvuga uti nakiriye Kristo ariko ugakomeza n'ubundi kwiberaho azina ugasanga nta kintu Kristo wavuga ngo wenda yakumariye. Wowe ufite nk'ihame gifatika. Mu byo Kristo avuga yuko atanga, mu byo Imana ivuga yuko yakoze, wenda ushaka kubona asoma na Bibiliya ukaba waranabisomye ariko ugabona ibyo bintu byose ntago bifatika. Ni ibintu biri muri Bibiliya, ni ibintu wasomyeho uzi ariko ntago ari ibintu wavuga uti niba ari kubabarirwa ibyaha kumva wowe ibyaha byawe ntago birababarirwa. Niba ari amahoro atangwa muri Kristo ukumva wowe uracyafite guilty. Kwicira urubanza uracyabifite. Niba ari gutsindishirizwa ukumva ntago bizi. Niba ari mbese ugasanga ibintu byose bivugwa mu butumwa bwiza ni inkuru kuri wowe. Si ubuzima bwawe. Ntago ari ubuzima, ntago ari ibintu wakiriye, ntago ari ibintu usobanukiwe. Wenda numva bisobanutse. Icyo nakongeraho nuko ntihari kubaho inkuru nziza hatarabanje inkuru mbi. Mu by'ukuri habonetse inkuru nziza kuko hari harabanje imbi. Inkuru mbi rero yabanje nuko twese nk'inyoko muntu
Imana yaturemeye mu muntu umwe Adamu, hanyuma yifuza kubana n'umuntu. Imana yifuza kubana n'umuntu, igasabana n'umuntu, ikamwishimira, n'umuntu akishimira Imana kandi nk'umuremyi we. Ariko kugira ngo bikunde nuko yari yamubujije kurya ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha ikibi n'ikiza, imubwira ko umunsi yakiriyeho no gupfa azaba apfuye. Nk'uko byumvikana icyari kuba gipfuye ni ubwo busabane bw'umuntu n'Imana, niyo communion, n'ubwo bumwe bw'umuntu n'Imana, ndetse bikaba byaragombaga kurangirira ku muntu noneho kubera ko yatakaje agaciro ku Mana, ntacyo kimariye Imana, yagombaga kumujyana mu nyanja y'umuriro n'amazuku, akabazwa iteka ryose. Umuntu rero ashutswe na Satani wari wanigometse mu ijuru, none aza mu isi anashuka umuntu, amubwira ko icyo Imana yamubujije gukora anagikoze ntacyo yaba. Umuntu rero yakira iyo message ya Satani, ariko kubera ko icyo Imana yari yavuze kitari guhinduka, rwa rupfu koko rwahise rwinjira mu muntu, separation, gutandukana k'umuntu n'Imana kubaho, bwa busabane bw'umuntu n'Imana burahita bucika. Reka mvuge ko ubwo umuntu yari yinjiye muri rwa rupfu, kandi Imana yari yamubwiye mbere, ariko yari aninjiye mu buzima bubi bwose bwo kuba hatandukanijwe n'umuremyi we. Ubundi iyo numva ubuzima bwiza, nubwo buzima buturuka ku wabuhanze. Buryo ubuzima bubi ni ukubaho ande horo, cyangwa se hanze y'ubushake bw'uwagushyizeho. Reka mbugire ko ubuzima bubi bwose bwinjiye icyo gihe icyaha kimaze kwinjira mu muntu. Noneho rero uko gutandukana k'umuntu n'Imana kwabaye uruhererekane ku bantu bose bakomotse kuri Adamu na Eva. Hanyuma umuntu akabaho mu isi abayeho nabi kubera ko atandukanijwe n'Imana kubera icyaha, ariko akaba narindiriye nanone ikindi gihano cya rurangiza cyangwa se cya nyuma cya finali, aricyo cyo kujya mu nyanja y'umuriro n'amazuku. Inkuru nziza rero yaje ari ugukemura icyo kibazo. cyari kimaze igihe. Cyari inkuru nziza yaje ishaka gukura abantu muri iyo nkuru mbi bari bamaze iminsi myinshi. Kandi uko kuntu umuntu yabaye, akaba ntacyo yari gukora ku giti cye ngo yongere yiyunge n'Imana biciye mu byiza we yabasha gukora, kuko deja yamaze kwandura, n'ibyo akora byose rero biranduye imbere y'Imana. Yari yaratakaje ubwo bubasha. Yego, ntago yari n'ubundi na mbere umuntu mu by'ukuri n'Imana yari mubeshejeho. Yego, n'ubwo buzima buturuka ku Mana. nibyo nibwo buturuka ku Mana. Yego, so n'ubundi umuntu ntago yari ikigenge. Yego, ngo ari ni ikigenge. Yego, n'ubundi ni bwa busabane n'Imana. Yego, bwari bumubeshejeho. Yego, bwa buzima bw'Imana. Yego, yamaze gutandukana. Niho bavugaga ya sosa, amaze gutandukana na sosa. Ubwo icyo nicyo twise ubuzima bubi. Yego, nibwo buzima bubi. Yego, so inkuru nziza rero yego, ikaba ari uko Imana yari duhaye icyadukiza ubwo buzima bubi, ngo twongere tubone ubuzima bwiza. Amen. Yari ishyizeho bridge, ikiraro cyongera guhuza wa muntu watakaye, noneho icyo kiraro kikamuhuza nayo n'Imana. Ariko nkuko tubisomye hano, baratubwiye ngo mu butumwa bwiza hayishurwamo gukiranuka kuva ku Mana. Bivuze iki? Bivuze ko n'ubundi cyatandukanije umuntu n'Imana ni icyaha. Kugira ngo umuntu yongere yiyunge n'Imana cyangwa se abane n'Imana, nuko ahinduka umukiranutsi. Aho rero niho ubutumwa bwiza bwinjirira, bugaragariza umuntu uburyo yaba
umukiranutsi kuko nabo umukiranutsi ikibazo kiraba gikemutse ari naho gukiranuka avuga guturuka ku Mana. Yego rwose nivuga ngo ni bwa buzima none twavuze bwaturukaga kuri source. Okay, exactly. Yego. So icyo kintu ni ngombwa cyane kuba gukiranuka guturuka ku Mana. Nibyo. Kuko hari n'ibindi bintu byinshi bivuga yuko ari ugukiranuka. Yego. Kwisi bihari. Yego. Ariko turimo kuvuga gukiranuka kuva ku Mana. Kuva ku Mana. Aha, tukiraho biratuganisha noneho kumva icyatumye Imana yihindura umuntu. Kwari ukugira ngo itubonere gukiranuka nk'abantu ariko kuvuye kuri yo. Kuvuye kuri yo. Yego. Mu by'ukuri kubera ko Imana ari ikiranuka koko ariyo yonyine ikiranuka kugira ngo noneho abantu babonerwe bahabwe gukiranuka se mu yandi magambo byasabye ko Imana ubwayo yambara umubiri w'abantu ivukira mu isi biciye mu mwari Mariya mu mubiri nyine wa Yesu Kristo. Ubundi Kristo ni Imana yambaye umubiri ariko kugira ngo Yesu noneho akiranukire aho twebwe twananiwe gukiranukira. Noneho kwa gukiranuka kuva ubundi gukiranuka kuva ku Mana ni Yesu mu yandi magambo. Niwe waje mu isi azanye gukiranuka nyine nk'Imana nanone kugira ngo akiranukire mu mubiri noneho atubonere gukiranuka kuzuye kudafite inenge. Ubwo birivuga ngo utarigeze kumenya. Exactly. Uretse no gukora. Kumenya. Uvuga ngo nasano yari ari. Nasano yari iriho hagati y'icyaha n'ubu. Amen. Ntiyigeze. Amen. Amen. Ngo ariko yahinduwe icyaha. Yeah. Ni ibintu bikomeye kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Amen. Wa muntu waje ari gukiranuka kw'Imana. Yego. Noneho abaye icyaha. Yego. Kuko twe twari ubu birumvikana ko twe twari icyaha nyine twe. So ibyo bintu rero yego ni ibintu bitangaje cyane ku buryo ntago ushaka kubyumva rimwe ngo bihage. Yego. Ndabizo abantu benshi baba barabyumvije. We n'abantu benshi baba barabyakiye barabimenye. Ariko buri gihe iyo ugisubiyemo nawe ubwo ngubu iyo wicaye ukavuga utarigeze kumenya icyaha yahinduwe icyaha kugira ngo twebwe duhindurwe gukiranuka kw'Imana. Ni ijambo rifite ubuzima ku buryo buri uko uritekerejeho cyangwa kurivuze hari ikindi wumva bikongereye muri ubwo buzima. Muri make tuba tubwira abandi natwe twibwira kuko buriya ashaka kuvuga ngo turimo turabwira abandi ntabwo bituryoheye. Ushaka gusanga bituryoheye kurusha n'abandi. Urakoze cyane kuko ni ijambo ry'ubuzima. Ni ubutumwa bwiza. Kandi buriya ubu butumwa bwiza ni kamere y'ubutumwa bwiza. Wenda umuntu yavuga kuri kamere y'ubutumwa bwiza ko buhora bunguka. Ni ukuvuga ngo umuntu wumva ubutumwa bwiza nta na rimwe ashaka kubumenyera. Akumva ibintu narabimenye akwa kundi uba waramenye nka definition muri siyansi warahagaze waraparitse uvuga uti niyo bambaza imyaka ingahe nzahora mvuga iki kintu kimwe. Oya byo ni ukuvuga ngo ni experience. Ugenda uryoherwa ukaryoherwa ku buryo buri munsi ushaka kubivugaho aho ukaba ufite ubundi buryo ushaka kubivugaho. Yego. Nubwo ikivugwa cyaba ari kimwe ariko uburyo bukaba bwinshi. Kubera iki? Era yuko nawe ugenda ushaka uburyo wabishira mu magambo. Ubwo ujya ushaka uburyo kubera yuko ubwo nibwo butumwa bwiza muri kamere yabo
buhora buryoha. Reka twongereho iki kuko ari Kristo, kuko ubutumwa bwiza ari Kristo. Kristo ni mugari cyane, ku buryo iteka duhora twunguka kumenya Kristo. Iteka duhora twunguka kumenya Kristo, kandi uko tugenda tunamenya nako tugenda tumuryoherwa. Yego rwose. Nibyo. So na kantu rero nagira ngo nongereho wenda ku byo mwavugaga. Yego. Ko kamere y'ubutumwa bwiza nuko buhora bunguka buryoha. Amen, 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 amen. Yesu mu bukwe bw'Ikana, urabizi bagize ikibazo cya divayi irabashirana. Noneho Mariya aza kubabwira bati mu by'ukuri icyo babwira mu gikore. Hanyuma rero aza nyine no kubabwira icyo bakora, bafata ibibindi babyuzuza amazi, ariko biza kurangira y'amazi yahindutse ya divayi bari babuze. Noneho ngo bashyira umusangwa mukuru ngo asogongereho, arumirwa, aravuga ati se ni gute iyi ngiyi ahubwo numva iyo iryoshye kurusha izabanje zose. Ati mu bundi mu busanzwe abantu babanza ibiryoshye, abantu nyuma bakaza guheruka ibitaryoshye. Atari ko ibyo biryoshye ahubwo nyuma. Icyo ariko nendaga kuvuga nuko ibya Yesu byo bigenda birushaho kuryoha, bigenda birushaho kuryoha. Ariko icyo twavugaga nuko ubutumwa bwiza bwaje nyuma yuko habonetse ubutumwa bubi. Ubutumwa bubi bwinjiriye muri Adamu, hanyuma ubutumwa bwiza bwinjirira muri Kristo. Icyinjiriye muri Adamu ni icyaha n'urupfu. Icyinjiriye muri Kristo ni ugukiranuka n'ubuzima bw'iteka cyangwa se ubugingo buhoraho. Bivuze rero ko mu by'ukuri ubutumwa bwiza ni ubuhishura gukiranuka kuva ku Mana kwazaniwe abantu guturutse ku Mana, ariko kunyuriye kuri Yesu Kristo. Kumunyuriyeho gute? Kumunyuriyeho nkaho niyo nzira yonyine yashobokaga ngo umuntu abashe kuba umukiranutsi, kuko ibyo umuntu yagerageje gukora byose hashingiye kuri ya kamere y'icyaha umuntu akomora kuri Adamu, ntibyigeze bimuhesha kuba umukiranutsi. Reka mvuge ngo nawe udukurikiye urabizi ko ibyo wagerageje gukora byose wibwira ko byaguhesha kuba umukiranutsi, still umutima ukomeza kukubwira ko utari waba umukiranutsi. Imana yabibonye kare rero ibona ko ari uko bizagenda. Ese nyibutse indirimbo ngo nta kindi gihesha gukiranuka mu bisi no mu ijuru keretse kwizera ko wogejwe n'amaraso ya Yesu masa. Noneho bagahita bakubaza ngo ese wogejwe. Urumva ubutumwa bwiza buratangaje. Kimwe mu bintu bitangaje nuko ngo keretse kwizera ko wogejwe de atari ukuvuga ngo ubu warogejwe, ariko wenda hari n'ikindi gihe uzozwa, hari udutashi twasigaye. Ese icyo ni ikintu ushaka kubaza umuntu. Se urizera ko wogejwe de? Kuko iyo de buriya hari ihindura binini, hari kivuze santaje. Umuntu ashaka kuvuga ati wenda narogejwe, ariko wenda akaba hari ukuntu muri we, hari ukuntu wenda yumva ko wenda hakirimo nk'akantu. Rero kumva wowe kumva ko wogejwe de, kwizera ko wogejwe de, aho hantu hatinda ariko kuko abantu bavuga ko bizera nyine. Uwo Yesu turi kuvuga abantu benshi bavuga ko bizera, bamwizera. Ariko ubwo iyi ndirimbo inavuze icyo abantu bagomba kumwizeraho.
ngo kandi nta kindi gihesha gukiranuka yego mu isi no mu ijuru no kandi abantu bakeneye nyine kuba bakiranutse barabikeneye ariko nta kindi abantu baranabiharanira yego mu nzira zitari zimwe umuntu akabiharanira akora ibyo akora yego abana neza arwana cyane ishaka kugira ngo abane n'umugore we neza abane n'abana neza n'abantu bose amahoro yego ariko agira ngo abarweho gukiranuka kandi yarangiza akaririmba ko nta kindi gihesha gukiranuka yarangiza akabiririmba ati nta kindi aho ngaho urwo rujijo nirwo tuba tugomba kuganiraho kugira ngo mu by'ukuri dufashe abantu nk'uko natwe twafashijwe. Amen. Uvuga ngo ntago ari ukubana neza n'umugore wawe. Yego. Ntabyo ni byiza, situvuze ngo ni bibi. Yego. Ariko sibyo bihesha gukiranuka. Sibyo byatuma ubarwaho gukiranuka. Suko wenda utibye amafaranga ku kazi. Yego. Wenda ntabwo tuvuze ngo wiba amafaranga, ariko kuba wenda utarayafashe. Yego. Kuba abandi barayafashe n'uyafata. Sibyo bituma ubarwaho. Ariko Ronald, ako kantu uziko abantu bakiyemera nko mu buhamya, umupurica yajya gupuricinga akabanza akavuga uburyo yagiye asimbuka imitego myinshi y'ibyanduza abandi, tumukobwa arashaka ko dusambana, atariko ndabirwanya, atabahungu twagendanaga, ati inzoga barazinywa atariko ngenda rwana, ati sinasomaho, ati burya kuba umukristo n'ugutsinda, ati umukristo ni intambara. Kugira ngo bumvishe uburyo we ari umukristo w'inkorokoro. Ati umukristo ni intambara. Ati Ijuru, ati Ijuru, tunugupfa kuryamo gusa, ati reka. Ati riraharanirwa. None rero abo bantu uruvuze ati kwizera de ko wogejwe de n'amaraso ya Yesu masa. Umuntu yozwa de gute n'amaraso ya Yesu masa. Yego. Urumva ikintu wenda mbashaka kuvugaho nkaho ngaho. Yego. Ni ukuvuga ngo biba byiza umuntu kwisuzuma. Yego. Kwisuzuma nkaho ngaho nk'iyo ndirimbo turaziririmba. Yego. Hari indirimbo nyinshi turirimba ariko mu by'ukuri tutabitekerezaho. Yego. Ukaririmba indirimbo ariko ntubitekerezeho. So ese uvuga ati keretse wogejwe de n'ayo maraso nibwo ngo nta kindi gihesha gukiranuka. Ese ibyo byo urabyizera? Ese birashoboka? Kuko aho ngaho either tuba turimo kuririmba gusa cyangwa se tuba turimo kuvuga ibintu tuzi. Rero aho niyo kategori ugomba kwishakiramo. Ukavuga uti ese ibi ngibi ni indirimbo wenda gusa ndirimba yo mu rusengero, uti cyangwa ibi ngibi nibyo ndabyizera. Ni realite y'ubuzima bwanjye mba kuririmba. Ni realite y'ubuzima bwanjye. Rero wasanga ari indirimbo wicishirizamo, ntushaka uyihorere. Yego. Kuko ntabyo wizera. Yego. Ntabyo wizera yuko igihesha gukiranuka ari uko wogejwe n'amaraso kandi ari uko wogejwe de. Kuko ntabwo nanone dutekereze, ntabwo ari ukozwa gusa, ni ukozwa de. Noneho ikindi cya kabiri umuntu yakwibaza, ese iyo wogejwe de urongera ukiyanduza? Très bien. Aho ni naho bigoraniye cyane, kuko hari abantu bavuga ko ngo amaraso ya Yesu ari nk'ikidendezi, nka swimming pool y'amaraso iri ahantu runaka, umuntu ahora ajya kwiyeza de. Ariko bavuze ko wogejwe de, ntabwo bavuze kwiyeza de. Iryo jambo kuvuga ngo ari ibintu byinshi kwitondera. No kuvuga ngo uwarogejwe ntabwo wiyejeje. Urakoze cyane. Aho niho rero
mugani hari ihurizo. Ese wakogeje yarakogeje de naho ubundi woweho ntiwaniyeza ntabwo byakunda, ahubwo birasaba ngo ube warogejwe de wogeje abantu rero uyabogeje rimwe risa. Reka turebe mu Baheburayo 10:10 twumva uko havuga. Baheburayo 10:10 uko gushaka kw'Imana. Okay, asome. Uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubiheshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Amen. Ngo rimwe gusa ngo bibe bihagije. Ikintu kirakomeye cyane. Kugisoma gute cyawe ushaka kugisoma ukigendera, ariko gitekerezeho. Yego rwose. Uguti se ngo uwo nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Nuba rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Bivuze ngo yogejwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Gushaka kw'Imana niko kwatumye tukwezwa. Ni ugushaka kw'Imana, nta nubwo ari ugushaka k'umuntu, ni ugushaka kw'Imana. Aho tugomba kwitondera kubera yuko tugomba kumenya ubwo bushake. Ese ni gute Imana yashatse ko twezwa? Kuko dushobora kumva ngo ni ugushaka kw'Imana, ariko ntitumenye ngo ese uko gushaka kw'Imana yashatse ko twezwamo, uburyo yashatse ko twezwamo ni ubuhe? Sibyo? Kuko umuntu ashaka kumva akavuga ati Imana yashatse ko twezwa, turezwa, ariko noneho ugasanga ejo bundi arimo kwiyeza. Uvuga ngo ntabwo aba yarasobanukiwe uburyo ki Imana yejeje umuntu ngo rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Imana yakora umurimo ihora yusubiramo. Icyo nacyo umuntu yakibaza. Rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Kuvuga ngo wowe mu mutwe wawe guhita wiyumvisha yuko wogejwe rimwe gusa, noneho ko wowe nta kindi gihe na kimwe iteka nta kindi gihe na kimwe uzongera kuvuga ngo Imana ikose ikweze cyangwa wowe wiyeze. Kuvuga ngo ibyo ni ibintu biba byararangiye, biba bisigaje ikintu kimwe, kuba warabisobanukiwe ukabyizera, cyangwa se utarabisobanukiwe bigatuma utabyizera. Sibyo? Cyangwa se warabyanze, warabuze uti ibi ndumva bitashoboka. Ariko uwo muntu turamuhumuriza, kubera yuko twamuhumuriza tumubwira tuti wenda ushaka kuba wumva bidashoboka, ariko niyo mpamvu Imana ari Imana, niyo mpamvu Imana ishobora byose. Kandi niyo mpamvu umuntu akenera umukiza. Niyo mpamvu rero nubifate nk'ibintu bidashoboka, cyangwa nubifate nk'ibintu wowe nk'aho ushaka kubikora mu mbaraga zawe, ahubwo wizere Imana, kuko ni ubushake bwayo kugira ngo twezwe. Kandi twezwe rimwe gusa bibe bihagije iteka, kandi twezwe mu buryo yo nk'Imana mu buhanga bwayo yabikoze. Icyo kintu rero nicyo umuntu aba agomba kwakira, agasobanukirwa, akabitekerezaho, bikamuryohera, bikamutangaza. Nibyo kuko biratangaje. Wowe ibaze, kuko umuntu buriya muzana tuba tubayeho twoga buri munsi. Rero hari igihe ibyo bintu biba bikuri mu mutwe, ukavuga uti twoga buri munsi, noneho ibyo bintu ukajya ubikora, ukajya. Niyo mpamvu umuntu ajya imbere mu rusengero wakiyeza, akihagera akiyeza. Kubera iki? Ari gutekereza yuko avuye ujya unabyumva bivuga ngo tuvuye mu isi yanduye. Ngaho tureba tugacumura, ngo twavuga tugacumura, ngo batekereza tugacumura. Hari umuntu ushaka kuba dukurikirana avuga ati se none se si byo?
duhuye mu isi yanduye noneho aha tuje naheraho Imana. So ni nkaho Imana tuyisiga mu rusengero twajya mu isi ni ibyacu hanyuma twazagaruka tukiyeza bya bindi byose nuvuga ngo umuntu afite ya image yuko ari butahe nimugoroba yagera mu rugo akoga yajya hanze wenda agakora kabiri cyuya yasubira mu rugo akongera koga none iyo image bavuga ukuntu Imana yatwejeje umuntu akaba acyumva yuko ni nako Imana ikomeza kutweza tujya mu rusengero tukiyeza ntabwo nta nubwo turi kuvuga ngo Imana kweza tujya mu rusengero tukiyeza twasohoka tukandura nkuko ujya mu rugo koga wasohoka ukajya mu kazi wasubira mu rugo koga rero inkuru nziza yego good news good news kumenya ko Imana yatwejeje rimwe gusa twejeje rimwe gusa ngo rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka ryose. Amen. Amen. Iyo nkuru irakomeye. Iyo niyo nkuru nziza. Iyo nkuru irakomeye. Niyo nkuru tubazaniye. Iyo nkuru irakomeye. Ariko banakoreshejemo ngo tubiheshejwe nuko umubiri wa Yesu watamange. Ubwo bavuze watamange baganishaga ku gitambo. Watamange. Ubwo baganishaga ku gitambo. Ubwo bashakaga gusobanura ko ubundi mu buryo bw'icyaha ubundi ntigishobora gukurwa ku muntu hatabonetse igitambo. Niyo mpamvu n'umubiri wa Yesu wabigizemo uruhare nk'igitambo. Kuko na kera na kare mu isezerano rya kera kugira ngo ibyaha bive ku muntu byasabaga ko haboneka igitambo. Ni nko kuvuga ngo Imana ubundi ntiyivuguruza ku cyo yavuze ku irembo by'ibyaha kandi cyagombaga kuba ari igitambo cy'amaraso. Hano mu gice cya 9 turagaruka nta kibazo ku murongo wa 22 ahantu muri mu Baheburayo haravuga ngo kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Yego. Uvuga ngo wa mubiri ya maraso hagombaga kuboneka n'ubundi gitambo cy'amaraso. Yego rwose. Uvuga ngo nta ubwawe ntabwo ushobora wenda kwiyeza ukikuraho icyaha hatariho igitambo kimena amaraso kandi azira inenge nanone azira inenge uvuga ngo kuvuga ngo uraje uriyejeje nta gitambo kibifitemo uruhare nta maraso abifitemo uruhare ntibishoboka ntago ari ko Imana ikora. Reka mvuge ko hari n'abantu babeshya abantu. Uzi ko hari abantu babeshya abantu ko nabo bashobora kubakuraho ibyaha kugira ngo baze bababwire ibyaha bakoze hanyuma bo babibakureho kandi nta maraso wenda amenetse. Yego. Kuko ubona bari abatari mu isezerano rya kera ntibashoboraga gukora icyo gikorwa nabo batifashishije igitambo kimena amaraso. Ntibyari gushoboka. So ubwo rero gushaka kwikuraho ibyaha no kwiyeza ariko nta bitambo tugaragaza nta maraso turimo kumena kandi nabyo tutabisuzumye biba ari ibitambo bizira inenge. Uvuga ngo tugomba gusubira tukitegereza neza. Iki kintu ni ngombwa cyane kubera ko urabona yuko muri iyi minsi umuntu arinjira mu rusengero akavuga ati agiye kwiyeza kubera iki? Kubera yuko Yesu akavuga ati amaraso ya Yesu sibyo anyeze ariko agahora abikora akavuga ati amaraso ya Yesu niyanyeza. Uvuga ngo uno munsi uraje urabisenza ejo urasubiyeyo
mu rusengero urabisenze kandi Bibiliya iravuga ngo yabikoze yatweje rimwe gusa kugira ngo bibe bihagije iteka. So ikibazo rero wenda gishaka kuba gihari, ashaka kuba atarasobanukiwe iyo nkuru nziza. Icyakabiri ashaka kuba kubera atayisobanukiwe atarayakiriye. Rero ni inkuru nziza tugomba kugeza ku bantu uyu mugoroba, tukababwira tuti Yesu yaratwejeje kubw'amaraso ye, kandi abikora rimwe gusa kugira ngo bibe bihagije iteka, kugira ngo wowe uno munsi utazagira igihe kimwe wenda wikanga ukavuga uti nkumva kujya kwiyeza. Ese ibyo ngibi byo twabigenza gute? Abantu wenda se bashaka kuba bibaza nta kindi gihe se uvuga ngo kwezwa ntabwo ari igitambo watanze, nta nubwo ari ikindi, ni kwa kwizera. Handi mu kwizera. Ese warizeye? Icyo kintu uvuze kirakomeye, ndetse kiratuma numva ko ubundi igitambo cyatambwaga kimaze gushyirwaho ibyaha. Ubundi igitambo ni ukuvuga ngo gipfuye mu cyimbo cy'uwagombaga gupfa. Nibyo bisobanuye igitambo. Kubera ko amaraso no kugira ngo ubugingo bw'igitambo bumeneke, kubera ko ubugingo buba mu maraso. None Imana nibona ubugingo bwamenetse ihita ishimangira ko noneho hari icyapfuye mu cyimbo cy'uwagombaga gupfa. Wa muntu aba hawe imbabazi ariko zishingiye ko hari uwamupfiriye cyangwa hari icyamupfiriye. Siko bimeze? Tugaruke noneho. Bivuze ko igitambo n'icyicwaga kitarashyirwaho ibyaha. Yego. Tugende. Kikaturirwaho ibyaha by'abantu cyangwa se by'umuntu. Noneho rero kikicwa, ubwo byaha bikaba byavuye kuri wa muntu byagiye ku gitambo, amaraso akameneka. Tugende. Ese Yesu yaba yarapfuye atarashyirwaho ibyaha byawe, ubwo yaba yarazize iki? Cyangwa se yashizweho bimwe? Yaba se zongera? Ese Yesu yashizweho bimwe, hari ibindi uzamwongeraho? Ko tuzongera gupfa. Oya, ibi bintu kubisobanukirwa ni ngombwa. Ibintu kubisobanukirwa ni ngombwa. Yego pe. Kuko usanga ukuntu tubayeho ni nkaho Yesu azongera agapfa. Kuvuga ngo yapfiriye ibyaha byanjye nakoze, ariko ibyo nzakora azongera agire gute? Ikibazo se yapfiriye ibyo wakoze se gute kandi wari utaranavuka? Urabyumva? Ni ikibazo cyiza, sinari nakabonye ariko ndakabonye. Ni gute yapfiriye ibyaha byawe utaranavuka? Yego. Ni ukuvuga ngo niba mbyumvishe neza, ni ukuvuga ngo igihe Yesu yapfiriye twakabaye tubara ibyaha byari abantu mbese bari bamaze gucumura kugeza icyo gihe. Noneho abandi baje nyuma y'uko apfa nabo akazongera akabapfira, kuko ibyo yari yarapfiriye ni ibya kera atarapfa. Ubu apfuye uvuga ngo azongera agaruka apfa. So ni ibintu biba byenda kumera gutyo. Ni confusion ni nawe bafite. Uvuze ngo yapfiriye ibyo nakoze, hanyuma ibindi nzakora uko bizagenda, ni nkaho uvuze ko yapfuye byibura uriho. Ariko nawe ugahita upfa kugira ngo udakomeza kubaho ugacumura. Ariko Imana mu bumana bwayo iyo yamubazeho ibyaha byawe ahubwo byose utaranavuka, noneho ngo abikora iteka, ngo bibe bihagije iteka. Ni ngombwa cyane kumva icyo kintu, kuko icyo kintu kiragoye kwemera kuri benshi. Umuntu bishaka kumworohera kuvuga ngo ibyaha byanjye Yesu yarabigize gute? Yarabipfiriye. Ariko bikagorana cyane kumva yuko nibyo nzakora naho nshobora kugenda nabi nabyo yari yarabibonye. Ahubwo ubundi nta bindi yapfiriye bitari ibyo uzakora kubera ko utarabikora.
byose nibyo byose byari mu kazoza wamugana. Umuntu abyumvisha ibireba byamuhesha gutuza, byamuhesha amahoro, kuko buriya mu bibazo umuntu aba afite ni intambara yo kurwana n'ibyaha. Yego nibyo rwose, kandi Imana yarabitunganyije iteka ngo bibe bihagije, kuvuga ngo nta kindi gitambo Imana ishaka. Oya ntacyo, yaravuze ngo biriya Yesu yakoze birahagije, kugeza iteka, birampagije iteka. Amen. Nose niba ariyo yagomba gushyikirizwa igitambo, ikaba ari nayo yatanze igitambo yizeye, ikanatanga confirmation yuko iyo gitambo gihagije kugeza iteka, ntihasigariye umuntu gusa kwemeranya n'Imana ku murimo yakoze. Hari ikindi ubu so biba bigaruka mu kwizera. Yego, twizera Imana cyangwa se ntituyizera. None urujijo rukaba, hari abavuga ngo barayizera ariko ntibizera ibyo yakoze. Sorry, ubwo se wabuyizeye wiki? Aho ngaho niho tugomba kubaza. Ubu nivuze ngo ndakwizeye, nuko wambwira ati nzagusura ku munsi uyu n'uyu. Okay, nizera nyine icyo uvuze, nizera koko uko ubimbwiye, nkurikije nuko nkuzi uzansura koko. Noneho n'Imana rero icyo tuyizeraho ni ibi nyine yakoze, iyo niyo iri kuvuga ati gushaka kwanjye kwatumye mbeza, nkoresheje umubiri wa Kristo watambwe rimwe, ngo bihagije iteka. Yuvuze ngo ndizeye, nibi wakabaye warize. Abati Imana bako ntiyabeshya, ndayizeye. Nibi wakabaye wizeye, ntago twakabaye tugusanga urimo kwiyeza. Yego. Kandi warizeye ko wejejwe, ntituzongere kugufata wiyeza. Ariko ikibazo nuko kwiyeza birangira nyine umutima ukubwiye ko kutera akatari yo nzira Imana. Ni ubushake bwawe mbese, ntago uri mu bushake bw'Imana. No, icyo kintu kirakomeye, icyo kintu ntidushaka tuhatinde. Uzi impamvu se? Iyo bintu birakomeye, kuko nanjye buri iki cyanditse nigeze kugisomaho rimwe mbere, ndagisoma gisoma mu Cyongereza, bavuga amagambo bavuga ngo bibe bihagije iteka, once and for all. Noneho nari ndimo hari ahantu nari ngiye gusangiza ijambo, ndahagera ndahasoma, nari nahasomye mu rugo, numva ndimo ndahashikira, numva bitangiye kundyohera, ariko numva simfite gushira amanga, kubera yuko nari maze iminsi menyereye yuko umuntu agomba kwiyeza. Iyo bikindimo, noneho nagiye kubwiriza ndagasoma, noneho ndangije umwana umwe arambaza, ambaje atuma mbitekerezaho nanjye, ese birashoboka ko Imana yaba yaratwejeje rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka ryose? Icyo kibazo ndakigumana, sinahise mbona ugisubiza, kuko ntabwo bari bahari abantu benshi wenda basobanukiwe nk'iki. So niyo mpamvu rero mbavuga ni urwo rujijo nari mfite icyo gihe, hari abantu benshi baba barufite, baba bafite urwo rujijo, akaba yumva yuko ego Imana yaramwejeje, ari mu rusengero, yizera yuko amaraso ya Yesu adukuraho ibyaha, ariko akaba nizera yuko agomba kwiyeza. Noneho agomba kwiyeza akoresheje amaraso ya Yesu. Noneho bigamera nka bya by'ikidendezi, uvuga uti amaraso ya Yesu arahari, ndajyamo ntere, nivamo nkiyanduza ndongera njyemo ntere. Noneho aka kantu ni akantu ka ngombwa cyane, kuvuga ngo bibe bihagije rimwe gusa, ariko bibe bihagije iteka ryose. Ibyo ngibyo n'umunsi nabaza umuntu, ese iyo nkuru nziza wayakira umutima wawe? Ni ikibazo uri kubazwa. Ni inkuru nziza cyane, ni inkuru nziza cyane, kuko ikuruhura umutwaro wo guhora wiyeza no guhora ucunganwa no kutamenya. Noneho nago nakira
iyo mbaraga y'Imana. Okay. Yego. Ubutumwa bwiza ngo nibunkoza isoni kuko ni imbaraga y'Imana. Wizera wese gukizwa. Sibyo? Niyo mbaraga y'Imana we yaturimo kwakira. Iyo wakira ikintu nk'iki ngiki, uba wakira imbaraga y'Imana. Amen. Iguhesha gukizwa. Amen. Ugahita wumva yuko ese byose nta kintu na kimwe rimwe gusa ese ubundera de. Amen. Icyo kintu turashaka ko turimo kubiganira hano twumva wenda twarabishikiriye, ariko abantu benshi barimo kwibaza se iyi nkuru nziza koko birashoboka. Ariko byarashobotse, nawe nawe byashoboka cyane. Ni nako kwizera. Ni nako kwizera Imana idusaba, ni nako gukizwa. Buriya n'ikindi twakongeraho nuko ibintu Kristo yakoze suko twari tubishoboye, nuko bitashobokaga ku muntu. Rero igihe cyose wumva inkuru nziza ukaba wumva ari n'ibintu wowe wakwikorera, urimo kwakira ikindi kintu. Ariko iyi nkuru nziza ni ikintu Imana yonyine yikoreye kandi inashoboye, kuko Imana nibyo yahisemo kugira ngo ibiduhe nk'impano, kuko ari ikintu umuntu mu bwenge bwe, mu bushobozi, mu mbaraga ze niyo yagira ati adashobora kwikorera. Noneho ikadusaba yuko twizera ibyo yadukoreye. Kimwe mu byadukoreye ni ikintu turimo kuvugaho uno munsi. Turimo kuvuga ati Imana yaragutunganyije, yakogeje ibyaha ku bushake bwayo biciye mu gitambo cya Yesu Kristo, kugira ngo bibe bihagije iteka ryose, ko nta kindi gitambo gihari kizatangwa kubera ibyaha byawe uzakora muri 2030. Oya, bivuga ngo iki gitambo izi mbabazi wakiriye n'iziteka wogejwe, kugira ngo wogejwe rimwe kugira ngo bibe bihagije iteka ryose. Turimo turagitindaho kugira ngo turashaka kucyumvikanisha. Reka mvuge ngo icyo gihe ububaye wera ku Mana, bimwe abantu rero bavuga ati nta wera ubaho, nta mukiranutsi ubaho. Burya umuntu yakubwira none nabwiye ati ngende umukristo, ako ni akazina rusange, ariko umubajije ati se waba uri uwera, yagusubirije amate uri kubera yuko akenshi ubuziranenge, ukwera, akenshi twagiye tubyumva yuko ari bake. Ariko bake gute? Tukumva yuko ari ba bandi bakoze imirimo idasanzwe. Ntabwo ari abakorewe, ntabwo ari abatsindishirijwe, ni abakoze. So tukabirebera muri ibyo ngibyo, noneho twakwireba noneho imirimo yacu tukabona sitaragera. Ariko kwera byarashobotse muri Kristo. Iyo ni indi nkuru nziza wenda tugomba gutambutsa ku bantu. Ko ubutagatifu kwera atari ikintu nanone umuntu niyo yaba ari mwiza bigeze hehe ashobora kwigezaho mu mbaraga ze, mu bushobozi no mu bwenge bwe. Ari ikintu gikorwa n'Imana yonyine, ari Imana yonyine ibikora. Buriya iyo tuvuga kwizera ni ibingibi tuba turimo kuvuga yuko twakwizera Imana. Kwizera Imana si ukwemera yuko ibaho gusa, mu kwizera ibyo yadukoreye tukanabyakirira bikatubera n'ubuzima. Rero urujijo twagiye tugira kenshi nuko twavuga ngo twemera Imana ariko ntitwemera ibyo yakoze nk'uko yabikoze mu bushake bwayo. Tuba twemera Imana ariko ikore nk'uko tubishaka. Niba ari ukweza ingeze nk'uko mbishaka, ari ngiye uko mbishaka nuko menyereye, uko nyamuruzenyo nkiyeza n'ejo nkazagaruka nkiyeza nkumva ibyo bimpesha amahoro. Ariko hari ikindi gitangaje kirenze ibyo ngibyo.
uno munsi kuba ushobora kwitwa uwera. Ese buriya kuki abanyarwanda twita abana bacu abera? Ibyo twabikuye he? Bawera barari benshi, ariko ibyo tugumva nta kibazo turabibita, ariko biba bigaragaza yuko nubwo tubibita si twizera yuko bera. Ni icyifuzo wenda turifuza yuko umwana wacu yaza kuba uwera, ariko tukamwita izina. Anyway, so ni icyo ngicyo mu by'ukuri kigorana ku bantu benshi, kwakira inkuru nziza, kwakira icyo Imana yakoze, kandi kumenya yuko icyo yakoze ntabwo wari kugishobora. Niyo mpamvu ukeneye umukiza, ni nayo mpamvu umukiza yaje kudukiza. Kandi yatsinzwe icyamuzanye, yagikoze neza, aragitunganya, kiriho, kirahari. Bivuze yani bavugaga birashoboka uno munsi yuko waba uwera. Amen. Wizeye ko ibyaha byawe byose byakuvuyeho bigashyirwa kuri ntama w'Imana ari we Yesu Kristo nk'igitambo cyera kizira inenge, akicwa ari byo azira, ariko ubwo yazize ibyaha byawe bivuze ko nta bikikuriho. Izera ibyo bibera amahoro ku Mana, ubeho warababariwe, kandi akabikora rimwe kugira ngo bibe bihagije iteka ryose. Sinzi niba tutasoreza kuko twe tuba tuvuga ibyadukorekeweho tukaryoherwa, ariko nanone ariyo mpamvu dusaba abadukurikira ko bakomeza kubana natwe, kuko ibiganiro byacu bizakomeza kuza. N'ubu tuba dushoje tudashaka gusoza. Reka wenda hari ikindi cyanditse nagira ngo dusorezeho. Muri mu Bakolosayi igice cya mbere ku murongo wa 22. Okay. Namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera, mukaba mwarabanzi bayo mu mitima yanyu no kubw'imirimo mibi, none yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we, cya gitambo wa mubiri, ngo abashyire imbere yayo, ngo abashire imbere y'Imana, muri abera n'abaziranenge, mutagaho. Kuvuga ngo abashire imbere yayo Imana muri abera. Kuvuga ngo ibi ni ibintu byasojwe, ni ibintu byarangiye. Ubu ni uko tumeze, ni uko Imana itubona. Ni ukuvuga ngo turi abera n'abazira nenge, nta mugayo, nta nenge, nta no kwandura. Uri uwera n'umuziranenge kandi utagawa, uri nyangamugayo, imbere y'Imana, kandi imbere y'Imana, Imana yera, imbere y'Imana. So icyo kintu rero, ese ku bantu benshi umuntu ashaka barimo kuvuga ati ese ibi bintu muri kuvuga ese ubundi birashoboka? uko nuko utizera. Hano twenda kubabwira yuko niyo mpamvu ukeneye umukiza. Ni nayo mpamvu uyu mukiza turi kubabwira ibi ari byo yadukoreye. Uvuga ngo n'umunsi wakiriye umukiza nibi bikubaho, niba uba biciye mu kwizera kwawe, kumwizera ibyo yakoze, ukaba uri uwera imbere y'Imana, ukaba uri umuziranenge, utagawa. Ibyo birashoboka biciye muri Kristo, mu kwizera Kristo. So ni inkuru nziza rero. Inkuru nziza ni ngari. Twabivuga ntabwo twabimara, ariko wenda tuzagira andi mahirwe yo kuganira. Tuzakomeza. Dushimiye rero abadukurikiye. Dushimiye abadukurikiye, bakurikiye ikiganiro cyiza cy'inkuru nziza